tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye uburyo Diotirefe yari umuntu ukunda icyubahiro no gutegeka ndetse akanga kwakira abavugabutumwa boherezwaga na Yohana, bitandukanye n'uko Gayo yari ameze. Uyu munsi ndakubwira uburyo uwitwa Demeteriyo we yari atandukanye cyane na Diotirefe, kuko we yari aciye bugufi, adakunda kwibonekeza, adaharanira kuyobora, ahubwo we agakora byose yiyoroheje. Mbere yuko dutangira isomo ryacu ry'uyu munsi ariko, reka tubanze dufate akaruhuko maze ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze kugirire neza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, usemerera, Sambirana, usemerera, Imana yacu icyubahiro. Sambirana, usemerera, Imana yacu icyubahiro. Sambirana, usemerera, Imana yacu icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 10 aravuga ngo, nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko atuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza, akabaca mu itorero. Yohana yaranditse ngo nicyo gituma ubwo nzaza. Ntabwo ntekereza ko ijambo ubwo Yohana yavuze ririmo gushidikanya. Ku mpera y'uru rwandiko tubona ko Yohana yifuje kuza muri iri torero yariho yandikira, kandi abizeza ko vuba azaba hageze. Gusa ntituzi umunsi yagombaga kuziraho. Yohana yaravuze ngo ubwo nzaza. Mu yandi magambo bisobanura ngo hatagize igihinduka nzaza. Ariko icyifuzo cye nuko Yohana yagombaga kuza. Muri we yumvaga nta cyamubuza gusura aho muri iri torero yariho yandikira. Yaranditse kandi ngo nzabibutsa ibyo akora. Mu Bukristo ijambo ry'ingenzi ni ukuri, kuko ukuri niko kwerekana urukundo. Diotirefe yakundaga icyubahiro, kandi iki ni kimwe mu biranga imirimo ya kamere, kuko imbuto z'umwuka ni uguca bugufi. Ariko Diotirefe we yari umunyagitugu. Inshuti yanjye, guca bugufi ntibisobanura gukandamizwa. Umuntu umwe niwe wavuze ngo guceceka bisa na zahabu, ariko kandi rimwe na rimwe bishobora gusa umuhondo. Byaba ari bibi niba harabuze abantu bagira inama Diotirefe ku byo yakoraga. Mose afatwa nk'umuntu wacaga bugufi, ariko iyo yahagurukaga agiye kuvugana n'abana ba Isirayeli, ntabwo yabaga ari umuntu woroheje, kuko yavugiraga mu butware Imana yabaga yamuhaye. Umwami Yesu nawe yari aciye bugufi kandi yoroheje, ariko ntibyamubujije kwinjira mu rusengero akirukana abarucururizagamo. Numva navuga kuri iyi ngingo cyane kuko nzi neza ko atari benshi bajya bayivugaho. Niba hari umuntu ukunda icyubahiro, mugenzi we akwiye kumwegera akamubwira ati, mwene data, uriho urica ibintu, ntabwo ari byiza gukunda kuyobora buri mwanya. Ugomba guca bugufi rimwe na rimwe kandi ukareka n'abandi bakavuga.
Yohana nawe yaravuze ngo icyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora. Diyotirefe yagaragaje imyitwarire idakwiye uwizeye, ntabwo yabaye umunyakuri. Yohana yaravuze kandi ngo nuko atuvuga amagambo mabi. Diyotirefe yagerageje kurwanya intumwa harimo na Yohana by'umwihariko. Yohana yaravuze ngo ninza nzavugana nawe mubwire ko ibyo akora atari byiza, nzababwira n'amagambo mabi uyu mugabo yatuvuzeho. Dr. Vernon McGee yigeze kuvuga ko hari umugabo wamusanze arira cyane maze amusaba imbabazi kuko uyu mugabo yari yarandagaje McGee ahantu hose, agenda avuga ko Vernon McGee yasize urusengero rwabo mu mwenda. Nyamara McGee avuga ko nta torero na rimwe mu yo yakoreye yigeze asiga mu mwenda, ngo ahubwo iryo torero ry'uwo mugabo McGee yari avuyemo ryari rihagaze neza mu butunzi. Nyamara uwo mugabo na bagenzi be basebya McGee, banamukorera raporo mbi berekana ko yasize itorero mu mwenda. McGee amaze guhura n'uwo mugabo wamusebyaga yahise amubwira ngo ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi, ahubwo jya kuzisaba umwami Yesu. Nuko uwo mugabo abwira McGee ati namaze gusaba Yesu imbabazi. McGee arongera aramubwira ngo byaba byiza rero ugiye ugatanga raporo nyayo kandi y'ukuri kubo wari warahaye raporo y'ibinyoma. Mu by'ukuri uyu mugabo yari yabaye nka Diyotirefe, yakunze kuyobora, akunda kugendera mu nzira ze, ariko nyuma aza guhinduka ajya no mu rindi torero aba umuyobozi mwiza w'itorero. Ibyo ni byiza cyane kuba yarahindukiye, ariko urumva ko yari yitwaye nka Diyotirefe. Yohana yaravuze kandi ngo nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data n'ababishaka, akababuza akabaca mu itorero. Tekereza nawe ukuntu Diyotirefe yari ameze. Yirukanaga abantu bose bakiraga abavugabutumwa boherezwaga na Yohana. Mbega ibintu bibi uyu mugabo yakoraga. Nshuti yanjye, niba mu itorero ryawe harimo abantu bameze nka Diyotirefe, umenye neza ko riri hafi gusenyuka. Kandi mbabazwa nuko mu matorero menshi ya kino gihe harimo abantu benshi bameze nka ba Diyotirefe. Ubishatse wakwita Yohana intumwa y'urukundo, ariko umwami Yesu yamwise umwana w'inkuba. Ntekereza ko hari inkuba yakubise muri iri torero ubwo Yohana yahageraga, kuko yarivugiye ubwe ko azahangana na Diyotirefe. Birababaje kuba hari amatorero adashaka guhangana na ba Diyotirefe, kandi nibadahangana nawe nta kabuza bene ayo matorero azasenyuka. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana ku murongo wa 11 haravuga ngo ukundwa ntukigane ikibi ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Yohana yateye intege Gayo ngo akomeze gukora ibyiza, anashimangira ko ukora ibyiza ari umwana w'Imana, ariko utabikora aba ataravuka ubwa kabiri. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Sambirana, sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Tugeze noneho ku nkuru zivuga ku wundi mugabo witwaga Demeteriyo. Uyu we
Yohana yamwise ko ari mwene data wo kwisunga. Demeteriyo n'undi mugabo wa gatatu uvugwa muri uru rwandiko rwa gatatu rwa Yohana, uyu ni mwene data mwiza, ntacyo wamuvugaho kindi usibye kumushima gusa. Gayo yari mwene data mwiza, Diyotirefe akaba umunyagitugu, ariko Demeteriyo tugezeho ni mwene data wo kwisunga. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 12 haravuga ngo, Demeteriyo ahamywa na bose, kandi n'ukuri ubwako kuramuhamya, natwe turamuhamya, nawe uzi yuko ibyo duhamya ari iby'ukuri. Turasomye ngo Demeteriyo ahamywa na bose, kandi n'ukuri ubwako kuramuhamya. Demeteriyo yari umugabo wo kwizerwa, kuko Yohana yamuvuzeho ngo natwe turamuhamya. Umuntu iyo atangiwe ubuhamya n'abantu babiri cyangwa barenze, biba ari byiza cyane. Abantu bose batanze raporo nziza kuri Demeteriyo, ukuri kwaramuhamije ubwako, bituma na Yohana avuga ngo nanjye ndamuhamya. Ati kandi uzi yuko ibyo duhamya ari iby'ukuri. Iri torero ryari rizi ko ibyo Yohana ahamya ari iby'ukuri. Demeteriyo yari umwe mu bera beza Diyotirefe yanze kwakira. Nyamara ntibikuraho ko Demeteriyo yavuzwe mu murongo umwe gusa, nta handi Demeteriyo yongera kuvugwa mu byanditswe. Nyamara uyu murongo umwe uduha umucyo ku myitwarire ya Gikristo uyu wera w'Imana yari afite. Demeteriyo ntiwamugereranya n'abandi bari bahuje izina, nubwo izina rye risobanura umuntu wa Demeteri. Demeteri akaba ari nayo Seresi. Iyi yari imanakazi y'ubuhinzi mu bwami bw'Abagiriki. Iri zina rya Demeteriyo ritwereka neza ko uyu mugabo yahoze ari umupagani, ariko akaza gukizwa. Demeteriyo yakuriye mu muryango w'abapagani, akura asenga imana z'Abagiriki n'iz'Abaroma. Nyuma uyu mugabo aza gukizwa, maze atangira kwamamaza ijambo ry'Imana. Yemera inyigisho ya Kristo, ndetse n'abandi bamuhamya ko inyigisho ye yari inyigisho y'ukuri kw'ibyanditswe. Demeteriyo ni umwe mu bari mu itsinda ry'abantu Yohana yavuze ko batakiriwe na Diyotirefe. Demeteriyo ni umwe mu bavugabutumwa bakoze ingendo nyinshi mu kinyejana cya mbere. Yari umugabo uca bugufi, utazwi, utari uzi no kuririmba. Demeteriyo ni umwe mu itsinda rikomeye ry'abasirikare bajyanye ubutumwa bwiza mu bice bitandukanye by'ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma bw'icyo gihe bwari buteye imbere cyane, kandi nta na hamwe ubutumwa butageze muri ubwo bwami. Abavugabutumwa b'icyo gihe bakoze ibishoboka byose kugira ngo bakureho inyigisho z'ubuyobe zari zimaze kwaduka muri iyo minsi, ndetse bagira n'ishyaka ryo kurwanya abantu bari bameze nk'aba Diyotirefe. Demeteriyo ni umwe mu bigisha b'umucyo babayeho muri iki gihe cy'isezerano rya kera. Yari umugabo uca bugufi, akaba uwera w'Imana. N'uyu munsi ndahamya ko hari abantu benshi bameze nka Demeteriyo, batameze nka Diyotirefe, batameze kandi nka Gayo. Ndavuga batari abakristo bazwi cyane, ahubwo ari abera b'Imana bicira bugufi gusa, bagakora iby'Imana ibahamagarira gukora. Bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana mu buryo bworoheje, wenda bigisha nka Sunday school. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera, Sambirana, sambirana, usemerera, Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera.
hariho umuntu nigeze kumva wigishaga abafite ubumuga. Yari umwigisha mwiza cyane, nyamara nta n'umwe wari umuzi. Nta wigeze anamuha igikombe cy'amazi. N'uyu munsi hari abakozi b'Imana benshi bameze batyo. Nyamara bene aba nibo Imana iri gukoresha mu buryo buciye bugufi cyane. Bene aba ntibashaka kuba abayobozi b'indirimbo, ahubwo usanga bihagararira inyuma muri korali. Ntibakunda kuvugira imbere y'abantu benshi, ntibakunda kuyobora, ntibakunda kuba muri za komite z'itorero, ahubwo usanga bibereye kure cyane mu mirimo icishije bugufi y'itorero. Nyamara iyo mirimo ikaba ari nayo musingi w'itorero. Abantu nk'aba bameze nka Demeteriyo usanga ari bo bafasha cyane mu murimo w'Imana, bagatera intege umuvugabutumwa. Inshuti yanjye, mu itorero rya kino gihe harimo abera b'Imana benshi bameze nka Demeteriyo. We kwibwira ko mfata abakristo bose bo mu itorero nk'abagereranya na ba Diyotirefe. Ahubwo ndashima Imana kuko ba Diyotirefe atari benshi mu itorero. Muri uru rwandiko rwa gatatu rwa Yohana batubwiramo abagabo babiri beza n'undi mugabo umwe mubi, kandi ntekereza ko uwo mubare ari nako umeze mu itorero. Ntekereza ko abari mu itorero abeza ari bo benshi kurusha ababi. Turashima Imana rero yuko uyu munsi dufite ba Demeteriyo benshi. Interuro Yohana yakoresheje hano yerekana ko Demeteriyo yari afite ubuhamya bwiza mu kahise, kandi kubwo buhamya yakomeje no kubugira mu buzima bwe bwose. Demeteriyo yabaye mwene data mwiza, umuntu wese yakwisunga. Itorero ryari rimuzi nk'umuntu w'Imana. Hari ubwo umuntu yakwiyorobeka, ariko Demeteriyo we yahamywaga n'ukuri. Demeteriyo yari igisobanuro cyiza cy'uwizera. Yohana yari amuzi kandi amwemera. Hari ibihamya bitatu byerekana ko Demeteriyo yizeraga inyigisho ya Kristo. Habonetse abahamya batatu bose bemeza ko Demeteriyo yabwirizaga inyigisho ya Kristo. Ibihamya umuntu ko ari umukristo ntabwo ari uko ajya kubwiriza muri stade, ahantu hari abantu benshi bamukomera amashyi. Hariho abantu bagera kuri 5,000,000 bahowe guhamya ukuri k'ubutumwa bwiza mu binyejana bitatu bya mbere. Bemera gupfa bazira kuvuga Kristo. N'uyu munsi hari abandi bantu bakomeje guhamya Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta biterane bikomeye bakoresha, ahubwo ubuzima bwabo bwa buri munsi nibwo bwubahisha Imana gusa. Bene aba kandi babayeho bafite icyerekezo, kandi banezerewe ubuzima babayeho. Inshuti yanjye, wari uzi ko ibihe turimo bisa cyane n'ibihe bya nyuma byaranze ubwami bw'Abaroma ahagana mu kinyejana cya mbere? Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umwongereza umwe niwe wanditse umukino witwa Look Back in Anger, bisobanura ngo reba inyuma mu burakari. Uyu mukino wahishuraga uburyo umutima ubabaye utagira ibyiringiro. Uyu mukino kandi muhuza cyane n'imyifatire y'urubyiruko rwa none, kuko benshi muri bo nabo babayeho nta byiringiro, nta n'icyerekezo. Ariko kandi mu mpera z'ikinyejana cya mbere habayeho ububyutse bukomeye mu bwami bw'Abaroma, maze benshi batangira kumenya ko Imana yatanze umwana wayo kubwo abari mu isi, nuko bamwe mu bizeye ubwo butumwa batangira kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko benshi muri abo banyamahanga ntabwo wabasoma mu mapaji y'ibyanditswe, ahubwo banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aba bakoreye Imana cyane nubwo batamenyekanye mu isi, ndetse benshi barinze bapfa isi itabazi, ariko bazwi n'Imana, kandi amazina yabo yanditswe mu ijuru. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa
Sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro Sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana rurema Imana ihabwa icyubahiro Imana y'agakiza Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 13 aravuga ngo mfite byinshi byo kukwandikira ariko sinshaka kukwandikishiriza wino n'ikaramu. Nubwo Yohana yanditse ubutumwa bwiza akandika n'igitabo cy'ibyahishuwe, kandi ibi bitabo byombi bikaba bimwe mu bitabo birebire byo mu isezerano rishya, Yohana yavuze ko byari kuba byiza iyo ibyo byose yanditse abivuga kurusha kubishyira mu nyandiko. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo ahubwo niringiye kuzakubona vuba tukavugana duhanganye. Urasigara amahoro, inshuti ziragutashye, unahiriza inshuti uzivuze mu mazina. Umunsi umwe ibi bizaba impamo, kuko hari ubwo jyewe nawe tuzavugana na Yohana duhanganye amaso ku maso. Mfite amatsiko yo kuzaganira nawe kuri izi nzandiko ebyiri ngufi yanditse, kuko hari ibibazo byinshi nifuza kuzamubaza. Ariko kandi sinareka kuvuga ko aya magambo Yohana yavuze mu rwandiko rwe rwa gatatu ku murongo wa 14 yari hayabwira abo mu itorero yari yandikiye ryo mu kinyejana cya mbere, ariho abasezeranya ko azabasura. Yababwiye ko azaza kuvugana na Diyotirefe imbona nkubone. Nizera neza ko Yohana hageze igihe agasura aba bene data. Nanone kandi Yohana yari asezeranya aba bantu b'Imana beza aribo Gayo na Demeteriyo ko azabasura, kuko yababwiye ngo tukavugana duhanganye. Yohana yababwiye kandi ngo urasigara amahoro, inshuti ziragutashye, unahiriza inshuti uzivuze mu mazina. Mbega ukuntu Yohana yasoje neza uru rwandiko. Yohana asa n'uwavuze ngo ndashaka kukumenyesha ko inshuti zacu ziri kumwe nanjye hano zose zigutashye, kandi nawe udusuhuriza inshuti zacu uzivuze mu mazina. Ati ugende ubwire Demeteriyo uti Demeteriyo, hari ubutumwa bwa Yohana ngufitiye. Uti Yohana aragusuhuza kandi arakumenyesha ko azaza kugusura vuba bidatinze. Gayo, Diyotirefe na Demeteriyo n'abagabo twabonye muri uru rwandiko ruto rwa Yohana. Mu kinyejana cya mbere abakristo bari mu bihe byo kugeragezwa. Babiri muri aba bagabo batubwiye bari abantu beza, bari abana b'Imana by'ukuri. Umwe yari mwene data mwiza, undi akaba mwene data wo kwisunga, ariko wa gatatu akaba umunyagitugu ndetse mubi cyane. Uko biri kose ntibyabujije abizera by'ukuri kurushaho kwamamaza ubutumwa bwiza mu bwami bw'Abaroma. Uko ni nako natwe tugomba kubigenza kugeza ubwo ubutumwa bwiza buzakwira mu isi yose. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro. 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 Imana ihabwa icyubahiro.
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Turiho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndifuza kugezaho incamake y'ibyo twaganiriye, kuko nzi yuko bifasha na wa wundi uba wafatiye hagati ikiganiro. Twabonye ko Demeteriyo yari atandukanye cyane na Diyotirefe, kuko we yari aciye bugufi, adakunda kwibonekeza, adaharanira kuyobora, ahubwo we agakora byose yiyoroheje. Yohana rero twabonye ko asoza uru rwandiko rwa gatatu asezeranya Gayo na Demeteriyo ko azabasura bakaganira bahanganye amaso ku maso. Reka dusenga Imana. Ndagushimiye Imana ko wabanye natwe kuva dutangiye kwiga uru rwandiko rwa gatatu rwa Yohana. Uduhe kuba bizera by'ukuri, badaharanira kwiyerekana cyangwa icyubahiro, ahubwo mu byo dukora byose duheshe izina ryawe ikuzo. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye muri iyi minsi twari tumaze twiga urwandiko rwa gatatu rwa Yohana. Nizere ko wungutse byinshi, ndetse kugiye kubisangiza n'abandi. Reka nge tube dutandukaniye hano, ariko ngusezeranya ko ningaruka tuzatangira kwigira hamwe ikindi gitabo gishya, aricyo gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti, ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.